Kongeye turatomboye bana b'Imana kuba Nyagasani duhamagaye ku neza ye, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda. Bije kudukiza kuri uyu wa kabiri w'icyumweru cya 28 mu byumweru bisanzwe, tariki 14 Ukwakira 2025. Ngaya masomo ajye kuduhuza n'abijuru. Isomo rya mbere ni iryo mu ibaruwa Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyaroma, umutwe wa mbere umurongo wa 16 kugeza ku 25. Bavandimwe, ntabwo nshishwa n'inkuru nziza uko ariyo ububasha bw'Imana burokora uwemera wese, uhereye ku Muyahudi ukageza ku Mugereki. Kuko kandi muri yo ubutungane bw'Imana buhishurirwa bushingiye ku kwemera, bigakomeza ukwemera nk'uko byanditswe ngo intungane zabeshwaho n'ukwemera. Koko rero uburakari bw'Imana bwihishura buva mu ijuru, burwanya abagomeramana bose n'abagizi ba nabi bose bapfukirana ukuri muri iyo nabi. Kuko icyo umuntu yamenya ku Mana kibigaragariza, Imana yarakibahishuriye. Koko rero kuva isi yaremwa, ubwenge buhera ku byaremwe bugashyikira ibitagaragara by'Imana, ni ukuvuga ububasha bwayo buhoraho na kamere yayo bwite. Bityo rero ntibabona uko biregura, kuko bamenye Imana ariko ntibayiha ikuzo ngo bayishimire uko bikwiriye Imana. Ahubwo babaye abapfu, bishinga ibitekerezo by'amanjwe, maze umutima wabo w'igipfapfa ucura umwijima. Birataga ko abanyabwenge bahinduka abapfayongo, maze ikuzo ry'Imana idapfa barigurana ishusho isa n'umuntu uzapfa, isa n'ibiguruka n'inyamaswa n'ibikururinda hasi. Ngiye impamvu yatumye Imana ibagabiza iby'umutima wabo urarikira, bakora ibitera soni kugira ngo bihumanye umubiri. Bo baguranye ukuri kw'Imana ikinyoma, basengekiramo baranagikorera, bahigika rurema, nyagusingizwa iteka ryose, amen. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 19. Ijuru ryamamaza ikuzo ry'Imana. Ijuru ryamamaza ikuzo ry'Imana, n'ikirere kikagaragaza ibyiza yakoze. Umunsi ubwira undi munsi inkuru yabyo, ijoro rikabimenyesha irindi joro. Nanone nta nkuru, nta n'amagambo, kuko ijwi ryabyo ritumvikana. Ariko ku isi hose urusobe rwabyo rurigaragaza, n'imvugo yabyo ikagera ku mpera z'isi. Ijuru ryamamaza ikuzo ry'Imana. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Luka, umutwe wa 11, umurongo wa 37 kugeza ku 41. Muri icyo gihe Yezu amaze kuvuga atyo, umufarizayi aramutumira. Yinjira iwe bajya ku meza. Umufarizayi yabonye ko atabanje gukaraba mbere yo gufungura, biramutangaza. Ariko Nyagasani aramubwira ati, niko mwabaye mwebwe abafarizayi, inkongoro n'imbehe murazisukura ndetse n'inyuma hazo, naho mwebwe imbere hanyu huzuye ubwambuzi n'ubugome. Mwabibura bwenge mwe, Imana yaremye inyuma siyo yaremye n'imbere. Ahubwo nimujye mutanga imfashanyo ku byo mutunze, byose bizabatunganira. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Abayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Fungura buri munsi, ufungure buri munsi, ufungure abandi buri munsi, ijambo ry'Imana buri munsi, ineza y'Imana buri munsi ikure muri wowe buri munsi, kubera Imana. Amasomo y'uyu munsi aratwerekeza ku butungane. Ubwo hose niba twabyumvise ari mu ibaruwa yandikiwe Abanyaroma, ndetse ari no mu Ivanjili kwanditswe na Luka, biraganisha hehe? Ku butungane. Uko tugomba gutunganira Imana, kuko akenshi dukunze gutunganira abantu, ariko tudatunganira Imana. Byaba bimara iki rero kuba nanogera abantu, kuba nabanira abantu neza ariko ntabana Imana neza, kuba natunganira abantu, nkababwira neza, nkabakira neza, tugasabana n'abantu, ariko ubusabane bwanjye n'Imana bukabugerwa ku mashyi cyangwa ari ntabwo? Kandi nabyo byabaho. Imana iracyafite umwanya wa mbere iwacu. Wasanga nanjye nkaraba inyuma, ariko imbere ndakaraba. Amasomo y'uyu munsi aratwerekeza ku isuku. Isuku y'imbere, gusukura imbere hacu. La vie intérieure, ubuzima bw'imbere, ubuzima bwa roho. Iyo bavuze ubuzima bwa roho, nubwo buzima hamwe n'Imana imbere. Uko tuganira n'Imana, uko tubanye n'Imana. Ibyo rero uko tubanye n'Imana ntabwo gusa bigaragarira inyuma y'abantu babibona inyuma gusa by'umutako, ahubwo n'Imana ibihiza ubwayo. Iyo dusenga, iyo dusiba, ndetse n'iyo dutanga imfashanyo y'imigenzo 3 dukora mu gisibo, bagaruka ku kintu cy'ingenzi gikomeye cyane, kumenywa n'Imana.
rero ntacyo bitumariye kuba twasiba, kuba twakora ibikorwa by'urukundo, kuba twabaho neza abantu bakadushima, bakadukomera amashyi n'impundu byinshi cyane, bakatuvugiriza n'ingoma ni byinshi, ariko Imana nanjye kuvuga turi kuyibabaza, turi kuyirakaza. Ubuzima bwanjye hamwe n'Imana n'ubuzima bw'imbere, ubuzima bwororokeye Imana, ngiye isuku tugomba kuzana iwacu. Hari imvugo Kinyarwanda igira iti uwicaye nabi ababaza imbere ye. Nanjye nawe tuze kwenda kwicara nabi hato tutaza kubabaza imbere yacu, kuko abantu benshi kwiza neza inyuma, ariko igihe uzaba wicaye nabi nyine uzaba ari kwibabaza, wibabariza umutima, wibabaza imbere. Isuku y'umutima wigeze hehe? Umutima urasukuwe. Ngaha aho tugiye kugana Nyagasana kube hafi. Isomo rya mbere turi kuzirikana yo mu ibaruwa Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyaroma. Pawulo Mutagatifu arerekeza Abanyaroma ku butungane, ubwo agaragaza ingeso mbi zituma abantu bagomera Imana, bakiratana ubuhanga bwabo, ubwenge bwabo, ariko imbere y'Imana narinjye kuvuga ari abaswa. Niyo mpamvu rero Imana itureba ibyo turi kwiratana, za ngeso mbi twirukankamo, iz'umubiri cyane cyane, za zindi zidushimisha, ariko tukaba turi kubabaza Imana. Byaba inyungu iki kwiruka muri izo ngeso za hano ku isi zinshimisha, ariko Imana yo ni kwibabaza, ariko Imana yo ni kwishavuza. Pawulo rero twifuza ko twagendera mu butungane, ubutungane bw'Imana. Ubwo ababazwa n'ukuntu abayoboke b'Imana bamwe bimitse ikinyoma, yagize ati bo baguranye ukuri kw'Imana ikinyoma, basenga ikiremwa baranagikorera, bahiga Rurema nyagusingizwa iteka ryose. Amen. Twongere natwe tuze kureba ngo muri ibyo Zaburi, niba tutajya twamamaza Imana by'inyuma ku karimi gusa, ariko imbere turi kwamagana Imana. Tuze kureba niba Imana tutajya tuyitaka iby'inyuma, tuyiririmbira, tuyisingiza, tuyisenga, tukayitaka, ariko imbere turi kuyituka. Ibikorwa byawe n'ibyanjye bishobora kuba biri gutaka Imana cyangwa biyituka. Uze kwisuzuma kugira ngo Nyagasani ukomeza kugenda dukebura, agera iwawe, agera iwanjye, maze adusukure by'ukuri. Ivanjiri uno munsi nayo harimo isuku y'imbere. Ubwo twumvise Yezu ngo yari yatumiwe n'umufarizayi. Luka niwe utubwira inshuro 3 zose Yezu ko yaratumiwe mu bafarizayi bakajya gusangira. Matayo we atwereka Yezu uhanganye n'abafarizayi. Nyamara abafarizayi bari n'inshuti za Yezu kuko baramutumiraga, barasangiraga. Ariko dutangazwe n'uburyo ageze ku meza w'umufarizayi, ahandi mu Ivanjiri bamwita Simoni, nuko bagasangira, nuko bakababazwa, bagatangazwa nuko Yezu ngo ari yadakarabye. Kuri iyo foto nawe nyine watumiye umuntu none ari yadakarabye. Ibyo bintu Yezu araza kugenda bisoma buhoro buhoro, abona uburyo byabateye ikibazo, bishoboke ko n'ibyo bashoboye kuba barabyanze cyangwa bakivumbura cyangwa bagashaka gusohora Yezu mu rugo rwabo, ati kuko urakora ibintu bitemewe. Ibyo rero Yezu amaze kubisoma nibwo agiye kubaha inyigisho ku isuku y'imbere, isuku y'umutima, uburyo bahirikanwa no gukora neza inyuma, bahirikanwa no gukaraba neza inyuma, ariko imitima yabo iri kure y'Imana, ariko imbere hari gutambuka ubugome, ubwambuzi n'ubundi wisha bwose. Ibyo rero ntago bishimisha Imana. Yezu rero arifuza kubazana ku butungane, ku isuku y'imbere, la vie intérieure, ubuzima hamwe n'Imana. Kuko kenshi bagaragara inyuma neza, ati batubone, bambone, ariko imbere Imana ntibashe kubabona. Ese byabimariye iki kubona abantu bambona neza, ngakorera abantu neza, ariko Imana yo ntimbone? Ikiruta ikindi ikihe ari ukubonwa n'abantu, ari kubonwa n'Imana? Uze gukomeza ugibazeho, kuko kenshi umutego twese dukunze kuwugwamo, tukirata tukiyemera abantu bagatubona neza, bakadutaka, bakadusingiza, ariko Imana yo ntabwo ari ukuri kubibona. Isuku y'imbere, ubuzima bwacu n'imbere hamwe n'Imana buteye bute? Ese uko twigaragaza inyuma hari icyo byongera mu buzima bwacu, mibereho yacu n'Imana? Ubuzima bwanjye n'Imana tubanye dute n'Imana? Ubundi akenshi dukunze kubana n'abantu bigatworohera, ariko ikintu kigoye kurenza ibindi n'ubuzima hamwe n'Imana, ubusabanira Imana. Rero bavuze ubusabanira Imana, n'utwo tuntu twose ugerageza kurwanya tumwanda, kuko Imana ni nyir'ubutungane, Imana iratunganye. Rero iyo ushaka nawe gusanga Imana, ugerageza kurwanya iyo myanda yose, ubwo bugizi bwa nawe, ubwo bwambuzi, ubwo bugome nk'umufarizayi wese,
maze nawe ukareka Nyagasani agatambuka iwawe, kwa kwiyoroshya, kwa kwicuza, kwa kwigorora, kwa kwirukana ingeso mbi, kugira ngo Kristo ahatambutse ineza ye. Kuba Yesu rero adakarabye inyuma ni uburyo bwiza nanone bwo kubigisha imbere, ntabwo ari kugira ngo ntitugaye tugira isuku inyuma, ahubwo ni ukugira ngo atsindagire icyo kintu cy'imbere. Imbere hacu hameze hate? Uwicaye nabi ababaza imbere ye, wasanga nawe wicaye nabi muri no minsi. Ubusabanira Imana, dushobora gusabana n'abantu tugakora ibintu byiza byinshi cyane nk'umufarisayo wese, ariko se biri kunyura Imana? Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo muri korali imwe yari ikomeye cyane muri paruwasi imwe, animateri wayo azi muzika bikomeye cyane, azi gucuranga, ari umuntu rwose uzi kuririmba neza. Ngo nuko bwari buke bajyaga kuririmba kuri paruwasi, bishoboke ko ari misa ya mbere, birashoboka. Nuko animateri waza kunyarukira ku rugo rumwe rw'undi mugabo, bishoboke ko ari n'umuturanyi, bya bintu byo ko nyine abaturanyi bashobora kubyara abana basa. Ngo arugezemo aza kugira ibyago, aza gufatwa n'umugabo muri uru rugo, bishoboke ko hari ibyo yari ari gukora bidahwitse n'umugore wo muri uru rugo. Niba no guca inyuma ntuze guhita wimbaza aka kanya, amateka arakomeza kugenda guha umurongo w'ibyangiritse. Nuko ngo umugabo muri uru rugo ngo amaze kumufata, akora ibishoboka byose kugira ngo mwirukeho amufate. Animateri yashaka kumucika, ngo mu kumucika ngo ashaka gusimbuka urugo, ngo kuri urwo rugo rw'uwo mukire ngo hariho utwuma dushinze ndetse n'amacupa. Akenshi murabizi ku bipangu by'abantu bakomeye kunze gushyiraho amacupa. Nuko wa mugabo animateri wacu ngo arasimbuka, wasimbutse ngo arakomereka, bishoboke ko icupa ryamukomerekeje, arakomereka. Ariko mu gukomereka akomeza yiruka avuga ati ko biri kose ndamutse mpagaze uyu mukire yamfata, uyu mugabo yamfata agahita agirira nabi, dore ko umugabo yari yahize ngo nimufata arahita nkwera umugore wanjye, umugore wanjye namufata arahita mukwa, bishoboke ko amuciye nk'inka nk'eshanu, arahita mukwa inka eshanu zose, ubundi mbone kumubabarira. Ubwo umugabo yagendaga amwirukaho, animateri nawe ari kwiruka. Igihe cyaje kugera agera mu kiliziya hahandi bagomba kuririmba ya misa. Agezeyo asanga abandi baririmbyi barangije kwambara amakanzu yera, nawe ahita yambara vana bwangu. Maze kuyambara, dore ko ari nawe wagombaga uhita ayobora indirimbo, ako kanya ahita ajya imbere aratangira aririmba indirimbo yo kwinjira. Bishoboke ko ari ya ndirimbo ngo sukura imitima yacu twegera uganje, n'ibindi byinshi cyane. Nuko uko bakomeje kugenda baririmba, bakomeza bararirimba rwose, misa igenda neza. Wa mugabo abura irengero rya animateri, aribuze bishoboke ko niba yarasubiye inyuma, niba nawe wakomeje kujya gusenga, ariko abuze irengero rye, kuko animateri yahise yambara nyine ikanzu, atera igipimo rwose kiryoshye, abantu barishima baranezerwa. Ngo bageze ku ndirimbo ya nyuma, wahisemo kuba umuja wa Nyagasani, ngo n'Bikira Mariya nyine bari basorejeho ati neza animateri uko yagateye igipimo. Bagiye kubona babona ageze ate araguye. Muri uko kugwa ngo burya yuzuye amaraso, wese ntawe uri wamenye ahantu yaravuye, yuzuye amaraso, nayo akanzu yahise yuzura amaraso, ikanzu y'umweru. Ako kanya indirimbo ntiyarangiye, bahise bamunyuriza kwa muganga. Wageze kwa muganga, ngo muganga amusuzumye ngo asanga icupa ryamuhamangiye umutima, ari ryo nyine bagiye kurwana ryo kugira ngo bahabage rya cupa baze kurikuramo. Hagati aho nyine amaraso yamushizemo, ari hafi gupfa, ari gutaka cyane. Ikibazo kikagera giti, ese muganga ntaramuka akuruye amakuru yose akayashakisha yaho iri cupa uyu mugabo yarikuye ryamuhamangiye umutima, ese ntibiri buze kumuraburiza bigatuma wa mugabo noneho azamenya aho amukurikiranira, aho mu bitaro nyine ageze, kugira ngo azamuhe za nkaze eshanu zazindi agomba kumukwera. Ese korali yo ntizasenyuka ko yarifatiye kuri animateri uyu warubizi cyane, uzi muzika, uzi kuyobora korali? Ukurire ayo mafoto aho ku bitaro, ukurire n'iyi kanzu
ya korari uyu muririmbyi amaze kwanduza, ukure n'uburyo rya koraniro ryafashijwe, uburyo baririmbiwe neza n'iyi korari, uburyo ni matera ariko baririmbo neza. Aho nibaramuka bamenye amakuru y'urugendo rwe mbere yuko aza muri korari, mbere yuko aza kuyobora izi ndirimbo uko byagenze, aho imbaga ntiza gucikamo igikuba. Yibaze nanjye nibaze. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Ngicyo twita isuku y'inyuma, tugakora isuku zose tukaza kwibagirwa iy'imbere. Reka dusoreze gutuntu dutatu tuza kugufasha neza kongera nawe kureba hajya ubanye ute n'Imana, usabanira Imana bwawe n'ubuhe, usabana ute n'Imana. Icya mbere nuko turi muri kiliziya, abantu benshi twarabatijwe, turakomezwa, duhabwa amasakramentu ashoboka yose, ariko se wasanga ari iby'inyuma gusa, nta gifasha imbere. Wasanga ayo masakramentu atamfasha gusabana n'Imana. Dushobora kubaka neza ingoro z'inyuma zubakisha amatafari, tukinjira mu kiliziya nyine, za ngoro zubakishije ibi bifatika amatafari, imicanga na sima, ariko tukibagirwa gusukura ingoro y'imbere, ari wo mutima wacu. Hahandi ryabuye ryajombye, hahandi rya cupa ryajombye, hahandi ya nsinga yakubise, wa musumari uhamangiye, cyagihe wari ugiye kwiba, cyagihe wari ugiye mu ngeso mbi, nuko rya cupa ukibagirwa kurikuramo. Niba ukareba aho zirukira hose, amaherezo nta gishe kitazahishurwa. Dusaba inema yo kugira isuku y'ingoro y'Imana, isuku y'imbere mu mitima yacu. Igihe ugiye gutura igitambo cy'Ukaristiya, igihe ugiye gusenga, icyaduha Imana tukabanza tukisukura, tukabanza tukihana. Nk'uko uzasanga muri nosi, muri kiliziya, reka tuvuge dutyo, hari korari nyinshi, aho uzasanga bamwe bafasha abandi repetition, umuntu akaba yaza kuririmba akajya muri korari, ariko ni wa wundi udashobora kugira ituro atanga, nta turo rya kiliziya atanga, nta turo ryo mu gaseke atanga, abandi bakajya gutura shwiwe ntajyeyo. Niyo uzasanga bamwe bajya guhazwa, abandi ntibajyeyo. Ukibaza ngo harya ufasha abandi repetition gusa, ntago uri umuririmbyi. Ese uririmbira abantu cyangwa uririmbira Imana? Uririmba kugira ngo ikorere gushime, cyangwa uririmba kugira ngo usabane n'Imana ku giti cyawe? Uzasanga ahantu henshi twaragiye tuyoboka abantu aho kuyoboka Imana, twarayobotse ibintu aho kuyoboka Imana. Hari ibyo twagiye tuyoboka, ariko ntitugeze tuyoboka Imana. Tuyoboka ibintu tukayoboka abantu, ariko shwi kuyoboka Imana byaratunaniye. Amasomo umunsi no kuyoboka Imana, Imana nyagusingizwa. Wasanga nanjye ndimo wafasha abandi repetition, nkaza mu kiliziya gusa. Icya kabiri twazirikana ni indwara yadutse cyane mu Gifaransa yitwa formalisme. Bon routine, ibintu byahozeho n'ubundi reka tupfe kubikora. Burya mu byewe ucunyakano gace uturongo dutatu, nupfa gukora ibintu atereka mpfe kubikora ko abandi babikora, reka mpfe kujyayo, n'ubundi bizarangira nyine upfuye. Niba uzasanga imbere warapfuye, nyuma mukambona ndi hawuzingi gusa, ariko imbere nta kirimo. Formalisme, ibintu byo kurangiza umuhango. Niba uzasanga bimwe tujya tubikora nk'umuhango aho kubikora nk'igihango. Twajya gusenga tukabikora nk'imihango isanzwe, ariko nta gihango dufitanye n'Imana. Dusaba no munsi kugira igihango n'Imana, yasuku y'imbere bwa usabane n'Imana. Icyo ni igihango gikomeye kizatuma mbere yuko tujya mu misa, tugiye kuririmba, tugiye kwihana, tugiye kuririmba, tugiye mu misa, tugiye guhimbaza igitambo cy'Ukaristiya, tubanza kwihana. Ntubikore nk'uko abandi babikora. Reka dusoreze ku butumwa bwa Bikira Mariya Kibeho, ubwo mu kubonekera hari ijambo yavuze abaza abana ati, bana banjye murakiyuhagira, murakisukura. Nabazaga niba mugisaba penitensiya. Bakristo bavandimwe, Yezu Kristo akuzwe. Isakamento rya penitensiya niritwegereza na Yezu, nirisukura imbere, isuku y'imbere, bwa busabane n'Imana, bwa buzima bwa roho, uko tugomba gusabana n'Imana tukagengwa nayo. Burya dukunze gukora ibyaha byinshi, ibyo rero bitubuza imigisha y'Imana. Gusenga bikatunanira, gukora ibikorwa by'urukundo bikatunanira, ndetse n'akazi twagomba gukora kakaba kari gutunanira. Kubera iki? Isuku y'imbere yabuze. Usabane n'Imana nanjye kuvuga ko ari zero. Isuku imbere, kwihana, kwicuza, nibyo Nyagasani akeneye. Na mbere yuko tumurataho ibindi byose dukora inyuma, ibikorwa dushobora gukora by'urukundo, tugakora ibikorwa by'urukundo ariko nta rukundo twifitemo, byaba bitumariye iki?
tugaca neza tukambara neza tukisukura neza inyuma, ariko imbere hari gutambuka ibitagangurirwa, ibivumvuri, imiserebanya n'ibindi byose bitanduye. Nuko tugahana guhoza ku rurimi tuti Imana ishimwe, Imana isingizwe, Imana iratwe, ariko imbere turi gutuka Imana. Uyu munsi no gutaka Imana imbere yacu nta numwe bitareba. Uwatsinzwe wese amanisha akaboko hejuru kimwe nanjye, maze dutakambira Imana tuti Nyagasani, turifuza gucya, turifuza gusukurwa nawe, tugengwe nawe, tukuvugiraho gukuvuguruza, maze turusheho kurangwa n'ineza, ubutungane. Imbere hacu hakere kukwakira wowe Mana nyakuri. Tubisabye kubwa Yezu Kristo umwami wacu, amen. Mwese Imana ibahe umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.